itariki 12 z'ukwezi kwa 2024 twari hano tugutegereje waje uri kumwe n'umufasha wawe ari we Pamela ubona ari irihe banga ufite ku buryo Uganda bakomeza kugukunda niki wizeza abanya-Uganda ndetse n'abanyarwanda batuye hano navuga ko ari umugisha nta kintu kiri special cyatari nibonamo I feel like it's more of a blessing, you know, it's in favor y'Imana too. And obviously nanyigereza gukora akazi kenshi gukora cyane kugira ngo bikomeze bigire byading up kuri your favor ariko I feel like it's more of a blessing. The Benny uje kenshi muri Uganda uhita mu rugo of course turabibona kari mu rugo by the way ariko umunsi wambaye neza byatazi zo kunategere kwamara gutya I hope so man Tiger nanigiye kubaza wagiye gukora ibitaramo byinshi uri umuhanzi munini ariko usa nkaho uri wenyine w'umunyarwanda Sofa uri kumwe na Element uri kumwe na Kevin Kade abo bahanzi babiri n'abahanzi wahaye collabo navuga ngo muri Rising process yabo ubisobanura gute biguhiye ishusho I think ni mbwa rwego kugira ngo twagura ibintu byacu tugeze kure ndetse tudasize barumuna bacu next time izaba nabandi gutyo I feel like ni nicyo gihe cyo gushira hamwe nicyo gihe cyo gukorana and then Uganda na Rwanda mu byukuri ngiye tumimbi fata nk'igihugu kimwe man Uganda Rwanda is like one country I feel like turabavandimwe I feel like you know abagande n'abanyarwanda abanyarwanda n'abagande I feel like and that's how it should be no muri East Africa yose ariko I feel like ubushuti dufitanye na Uganda ni urugero rwiza ibihugu byose byo kwisi bikwiye kwigiraho you know so I feel like nicyo gihe cyo kugira ngo nabaro ngenzana hano nabarumuna banje and maybe nabo next time bazenda barumuna babo you know sinzi niba turi buvuge sinzi niba The Ben turi buvuge ko ari umwihariko wawe kubera ko ku itariki ya mbere kwa mbere kurebyiri twabyutse tuvuga umuhanzi witwa Yamano yabaye munini mu gihugu cyacu Sofa wazanye numwe mu ba DJ batoya wanahaye stage DJ Flix umuntu ari kumwe The Ben kubera iki akenshi wisanga urimo uralifting abana like izo mbaraga ziva he kandi I feel like it's the right thing to do nicyo kintu cyo gukora muri make I feel like uramutse witwaye wenyine ntaho wagera tu it's always good kuba wagira umuntu pullinga kugira ngo mugire ikintu mukora tu you know ibuje imwe ntabwo yacyana urumuri rugari I think you know kando yacije amakando menshi that's when you know bona light ifatika tu last question lastly Benny nshaka kukubaza bari bavuze kuri Yamano ho gatoya ejo ntitwaraganira mbira ko afite ubwoba sinzi nimba muvugana aherutse muri interview bamushyiraho pressure birangira avuze yuko mu byamamare mu Rwanda babakobwa cyangwa se abibitsina gore yakunze Pamela ngo ageraho ntabwo amobloka warabibonye I think nayibonye bitambuka nicyo abivugaho nimba nta ubwoba bwe bushire cyangwa uzamu Yamano ni murumuna wanje I love him dearly dufitanye n'imikorwa bigomba kuza biri imbere projects for sure so ariko kuri iyo ngingo ntagire ubwoba man Tiger B urabona ni umuhanzi munini of course kumuganiriza ntago bari ibintu bibiri bworohe kubera ko he's one of the best mu Rwanda urabona azanye na DJ Flix uramubona arimo arafata amafoto numwe mu ba DJ barimo kuzamuka navuga ngo Rising Stars mu ba DJing arimo arayikora neza ni nayo mpamvu we should take like akanya gato tukaganira na DJ Flix akatubwira